N'Urwigusho ngiye kuvura umuntu umeze wowe urya urusenda kugeza ubwo rukunanguye. Papa yarumeze mugana. Uzabura umupira mupime kwibera. Ndamuciye nambaye. Harya shaka. Iyo bazanye igipimo bagishyira ku kibuno cyangwa bagishyira imbere ku matara. Ariko ndebera muganga mama kayari kaka dore bashyira hano mu mutima. Ariyo nawe wize ubuganga nyine. Ndajya kugira kumbaza kare wowe wize. Undi se kuki utambara isuku ya shaka? None baza n'umuntu nawe yambaye ikishwe twabirwa kibye kiba cyariye. Cyarenzana gusigwa kugira so mu buzi. Kaga karondo koko. Toka satani. Hapo wamuguru ugira ubwenge wowe. Niyaje kwa mugabo ngo ndetse cyane n'icyumva ntabwo ari je. Nese ahubwo nyine mbwira bigeze. Nese ari wowe n'umugabo wawe urumva inzangera ari ndetse wowe. Ariko mana wewe. Ajya. Na Benita namubuze ikigabo nacyo cyansize ubusoro ndahamagara ndi mana yanjye. Sinabasha kumugeza ako koko mwana ujye unyibutsa n'ubwo uri indembe. Mana yanjye we ubu si ibintu ndabigenza nego agushakora biwe mana imbwa z'abagabo zimbi ubu mwiranya gupfa nyoga hambirwa wakagwa muri uzu nk'ubwo cyagiye koko kabamagaye muganga ihangane Umutima wenda kunshumukamo. ihangane mwana wa ubu ikigome ngo mwiyunze ngo uzajya ku ishuri ubu uzajya ku ishuri muganga yo umwana wanjye ameze nabi we dore yari megiye kunshira umyanya y'intoki cyakigabo munigirwa se cyamaye rusenda sha ngo nimba ari byo nimba bambeshya babaruza undebere nawe anyura inzira nyinshi simbizi ntabwo nagiye kuzana ngo amayaga atara kawo kanywanzo byo kanywa nyabarongo kagwa mu ruwezi babarutabara bakabizana ndarajya byandenze ngo undebere baba mana dera mu gicucu cy'umuganga ngo ndumusazi muganga nenda bari gutindamo sinzi muganga waje muga naki kigira muganga ubona ushaka urubiro ragwira koko cyane abanacho oya dare yanyirwa ngo ni se yamanyanga amafaranga mama byereka ariko koko gushaka nabi biragwira koko N'Urwigusho ngiye kuvura umuntu umeze wowe urya urusenda kugeza ubwo rukunanguye. Papa yarumeze mugana. Uzabura umupira mupime kwibera. Ndamuciye nambaye. Harya shaka. Iyo bazanye igipimo bagishyira ku kibuno cyangwa bagishyira imbere ku matara. Ariko ndebera muganga mama kayari kaka dore bashyira hano mu mutima. Ariyo nawe wize ubuganga nyine. Ndajya kugira kumbaza kare wowe wize. Undi se kuki utambara isuku ya shaka? None baza n'umuntu nawe yambaye ikishwe twabirwa kibye kiba cyariye. Cyarenzana gusigwa kugira so mu buzi. Kaga karondo koko. Toka satani. Hapo wamuguru ugira ubwenge wowe. Niyaje kwa mugabo ngo ndetse cyane n'icyumva ntabwo ari je. Nese ahubwo nyine mbwira bigeze. Nese ari wowe n'umugabo wawe urumva inzangera ari ndetse wowe. Nese magana none kwa mugabo bazanyuruka kweke cyane none se ngo ziba. Reba umwana wawe arwaye umuvuduko w'amaraso. Biranda bibi n'ibikiro. Reba mama nawe ufite ubwenge buzima. Kama yandikwa mugabo ngo ni ariko uyobewe kutandukanya urusenda n'umuvuduko. Amasukari burawe cyane iriwe kigenda. Wavuga ngo agiye kuva muri rwa bwabo se ngo mwabere bisupati. Ntabwo ari uko nguko neza. Wa mubyeyi ubundi nta kuntu wabyarwa n'inshinzi n'indi we ugira ubwenge. Agashika ku giti muga. Cyo mu rugo ugenda. Ngende inshinzi we mu rugo rwanjye. Narinze kukundogonoka nabwo yari yisenda yari iki. Ubu uyu muntu yari yisenda cyangwa nibira bisukari yirirwa yimena. Ariko yo nawe muganga nawe murarengera. Ibisukari njyana banana ngo n'icyayi bisukari kireka nibasangirizwaga na se. Kuko se yari yanongizoga se nimba bayimwe na twadu ariko urabizi maze kubimenya. Namazuba dip nyine ariko muganga nawe insuzugura mu rugo rwanjye. Genda ndajya kumushavuriza n'ahantu. Ceceka nawe. Namuntu ubwira umuganga umuvura. Muganga n'abagira ntago njya kuvura. Ni wowe byose ubiza na buriya buhugu mbwirwa na mungu amasupa dipe
nyine ubundi se yababana nawe we akagira ikihe kinyabupfura reka tume igikoma basubira ntibishira sini mu igikoma gakeya n'ubundi n'umwana w'abasazi nashaka no gonoka ahubwo ahamagara sasa urasuzugura ngo genda twabibonye abaganga bara ubundi wowe wize he iyo nza kumenya ko umusazi simba naje muri uru rugo dari gasarwa nta migenda sare kwande musazi mu rugo umusaza byara abana mfite Naome mfite Benita mfite n'umugabanye igenda umusazi murakapfanye watumutse se ukagenda kugira n'urugo rwande watumutse ukagenda si ubusazi bwawe nawe mugarebe ibintu aba yambaye nawe ndebe No, waramutse. Meze neza. Siko wazindukiye mu mazi kandi urwaye. None se ntabikora mikoreye. None se ko iyo wiryamira we Nindyama ninde wari gukora hanga papa none ari bumukire. ese ntabwo yagiye mu kazi. None se umubyeyi utinyuka ko mu rusenda ziko runtera rerije yumvise ko naryamiriye yumva ngo urumva namuzana imiteto ngo narwaye. Ni ibibazo nyine nawe ihangane sibyo. Umbwira mu gikoni cyo kureba ko byifashe. Ariko icyawe ni ukurya. Ese nabigenza. Nawe Sibyahiye. Meze neza. Nkuko byagenze. Umaze guteka? Beni Karame. ibyo bishyimbo ubwo bikojejemo n'intoki uragira ngo bigage baze kunyirenza. Babarira. Ako Beni ubu hari amaruma mushakira muri runo rugo. Bose naba yabihashye. None se nimba papa aba yabihashye makusi yose ko muri runo rugo ko mubizi ko ari igihe abazwa Naome. Ubu mugira ngo bigenze ne koko. Babarira. Yewe kamakosa mukora muri runo rugo ari igihe bayashyiraho koko. Ntacyo bari bugutwara ndakuvugira. Ntacyo ari buntware se gute aho abantu kuraza ukamfasha. Ndakuvugira. Abantu kugahita wirukira ukagenda. Ndakuvugira. Iyo bavuze simbona utangira ukirukanka koko. Cyangwa ugiye nibamara mu mwuka nibwo uzishima. Uraseka rega. Nawe udushimbo wewe. Kandi dere bakora nasuniki. Ubu kuko nta nubwo uzi ko nabaye be. Uratinyuka ugacana ukora cyo n'inkweto koko. Aho koko abarogo runo rugo Naome nabakora wumva nzabatekana igenzi. Hari igihe muzambura mwete. Umuntu arakoropa abantu baza bahonyora.